Vanilla ni umugore ufite urukundo, ni umugore wuje urukundo kabisa, bigaragara ko yishimira ndetse akanakunda umugabo we Ivry werekeje mu gihugu cya Canada. Mwabana umwe, ibi bintu ntibyoroshye. Reka nongere mbasuze kandi mbahe ikaze abakunzi mwese mukurikirana AD Group. Twongeye twagarutse muri ya makuru yacu, nakadasohoka muzi ko tubagezaho amakuru buri munsi, kandi amakuru yizewe, amakuru ari update, amakuru abahereza icyo mukeneye kumva mu bijyanye n'imyidagaduro ndetse na entertainment. Ni iki kiri kuvugwa rero? Ni amakuru menshi cyane ari kuvugwa ku muhanzi witwa Ivry werekeje mu gihugu cya Canada. Mwabana umwe, ibi bintu ntibyoroshye. Uyu muhanzi rero ubwo yerekezaga ku kibuga cy'indege i Kanombe, yari ari kumwe n'umugore we witwa Uwase Vanessa, cyangwa se twamenye mu mazina nka Vanilla. Ni umugore ufite urukundo, ni umugore wuje urukundo kabisa, bigaragara ko yishimira ndetse akanakunda umugabo we Ivry. Yego, yasukaga amarira rero atangaje kabisa ku kibuga cy'indege i Kanombe. Abari aho bose babona isomo ry'urukundo. Ni umugore ufite urukundo navuga ntagereranywa, bitewe n'ibyagaragaye ubwo Ivry yageraga ku kibuga cy'indege i Kanombe yerekeza mu gihugu cya Canada. Rero nyuma y'uko nza kubabwira ibintu Ivry yerekejemo muri Canada, ndashaka kugira ngo ngaruke kuri uyu mugore kabisa. Ni umugore wari ufite umwana amuteruye kabisa, yambaye neza, yambaye agakoti keza k'umutuku kabisa n'ipantaro ya pink cyangwa se move nk'uko mubizi. Rero ubwo yasezeraga umugabo we Ivry agiye kwinjira mu ndege, yagerageje kwerekana amarangamutima ye yose yamarayo, dore ko kwifata byamunaniye akanarira. Uru ni urukundo rwerekana ko byanga bikunda Ivry akunzwe. Yarabiririmbye. Yes, Ivry rero no umuntu twamenye mu ndirimbo zigiye zitandukanye nka Amabanga, Isi yanjye, Inshuti yanjye, twamenye ni njye nyine yakoranye na Butera Knowless, akaba ari indirimbo yari hit zigiye zitandukanye kabisa. Ivry ni umwe mu bahanga rero ubwo yerekwaga urukundo rukabije n'umugore we kubw'agahinda ko kuba agiye kumusiga wenyine ndetse n'umwana. Ivry rero ikintu cyo nakubwira ushobora kumenya uyu munsi wa none, nuko yerekeje mu gihugu cya Canada, aho azahamara igihe kingana n'ukwezi kabisa. Vanessa rero wamenyekanye nka Vanilla, akaba n'umugore wa Ivry, yasutse amarira ku kibuga cy'indege rero ubwo yari aherekeje umugabo we yerekeza mu gihugu cya Canada. Mwibutsa ko Ivry ikintu kimujyanye Canada nta kindi, ikintu kimujyanye Canada ni ugukorerayo ibitaramo bigiye bitandukanye, ndetse akazanitabira ubukwe bugiye butandukanye muri iki gihugu cya Canada. Babwira ko Ivry ni umwe mu bahanga hano iwacu mu Rwanda dufite nk'umuhanzi ukomeye cyane, kandi umuhanzi wubatse ibikorwa bigiye bitandukanye. Rero murabizi ko abanyamakuru n'abanyamunwa baravuga byinshi kandi barabaza byinshi. Baketse ko Ivry ashobora kuba agiye kugenda mu gihugu cya Canada, akabanza kugira ngo ajye gushaka uburyo umuryango we wazabaho, ariko ntazagaruke mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo akazatumaho umuryango we ukamusangayo. Ni ibintu abanyamakuru rero batekereje, barangije barushaho kumubaza ibi bintu. Ivry ubwe yabasobanuriye, arababwira ati hano ni iwacu, ni mu Rwanda, ikindi nkunda abanyarwanda, ikindi mafite ibikorwa bigiye bitandukanye ngomba kubanza gukora, ngomba kubanza gukemura, mfitiye abanyarwanda byinshi ngomba kubakorera kabisa. Ni nyuma y'uko uyu muhanzi rero yabonaga umumanager we wo kumumanaginga, yaramaze igihe kinini cyane Ivry atavugwaho cyane n'ibinyamakuru, ariko uyu munsi ibinyamakuru byongeye byamugarutseho kabisa. Ni ibintu bitoroshye.
ni Ivry rero wababwiraga ko ibyo ngibyo atari byo bimujyanye muri Canada gusa, ahubwo ajyanywe no gukorerayo n'amashusho y'indirimbo kabisa. Ivry mu kugaruka azatugarukanira amashusho y'indirimbo akeye kabisa, ikeye ikoranye ubuhanga ntagereranywa, ikorewe ahantu heza, dore ko ari kumwe n'umusore witwa Babu Dax kabisa uzamufasha gukora aya mashusho. N'umwe mu basore nabo babahanga cyane bakora ibintu kabisa ukabona birakunzwe. Ivry rero ubwo ari ku kibuga cy'indege Kanombe, yari ari kumwe n'umwe mu bantu bagiye kujya bamugira inama cyangwa se bafatanya nawe mu rugendo rw'umuziki witwa Gauchi kabisa, umwe mu bagabo abasore beza kabisa bafite n'ubuhanga ndetse bafite n'amafaranga. Ivry rero agiye kujya muri Canada, ubu ngubu tuvugana arageze kure. Ubwo rero Ivry yari amaze kuvugana n'abanyamakuru mu buryo bugiye butandukanye. Ivry yaboneyeho n'umwanya wo kuba yasezera umugore we kabisa, ubundi amarira bamarira, ndakubwiye uruzi rw'amarira ruratemba. Amwita Ivry yerekeza muri Canada rero kabisa, asiga mu gahinda kenshi mama w'umwana, avuga ati ndagiye ngiye kubashakira ihaho ariko ndagaruka mu gihe gitoya. Ivry tumwifuriza ibihe byiza kandi n'urugendo ruhire, indirimbo zizabe nziza kandi ibitaramo azabikore neza, azaduhagarare nk'abanyarwanda mu gihugu cya Canada kabisa. Murabizi ko mbakunda kubi, murabizi ko ibiganiro byacu nahwema kubibagezaho buri munota, umunsi ku munsi mbagezaho ibiganiro. Icyo ngusaba ni ya nkunga yawe ya subscribe, like na comment, ndetse ubundi tugakomeza.